Reka twongere tubasuhuze nshuti mudukurikira kuri Sorowamu TV. Imana ibaha umugisha aho muherereye hose. Ni ibintu bidasanzwe rero, gende Nizeyimana Profi uyu munsi ndi kumwe n'umutumirwa muramuzi cyane, ariko nkanjye mumenyere ko ndi umukozi w'Imana. Uyu munsi biratangaje cyane kuba ndi kumwe n'uwo bita YAKAMWANA. Umusaza umeze ute? Fresh. Nagusuye kabisa. Ndumva nishimye cyane ko hari ikintu tugiye kuganirira abantu kandi kikagira ubutumwa ubakuramo. Uri umukozi w'Imana, uri umukozi w'Imana. Ndi umukozi w'Imana. Hanyuma rero uranyibukije. Reka tubanze dusenge mbere yuko dukomeza ikiganiro cyacu kuko ndumva Satani akurimo. Oya wisengera ariko ntusengere. Oya ibyo kuvanga uransengera wowe wisengera. Kubera icyo utinya abakozi b'Imana se ka. Ntabwo mbatinya, nta nubwo nsuzugura Imana sinanayubahuka. Imana ndayemera pe. Ariko ibyo kuvanga unsengere wisengere wowe ku giti cyawe ntunsengere rwose. Ndagusengera nsengere na bagenzi bawe ndetse n'abadukurikira. Data mu izina rya Yesu turagushimiye kuko uri umukozi w'umuhanga. Ni wowe uturinda buri munsi kandi ni wowe utuyobora. Komeza ubane natwe muri iki kiganiro tugiye gukora, abadukurikiranye ubahe gukuramo icy'ingenzi cyabubakira ubugingo. Mu izina rya Yesu, amen. Ariko se amen y'iki? Nge uransengera wowe warandemye uzamburanira mu ijuru. Ko mu ijuru buri wese azisobanura ku giti cye, uransengera mu zinzi. Ariko kuba naje kukureba ntabwo bivuze ko ugiye none se kuba ndi umukozi w'Imana hari icyo bitwaye. Niba umukozi w'Imana se ndi umukozi wa Satani, nanjye ndi umwana w'Imana. Ariko nta burenganzira ufite bwo kunsengera kuko ntacyo uzamfasha. Buri wese afite umusaraba. Ariko ko ufite umushiha byanyu. Ntabwo ari umushiha. Ikibazo umugore wakwanze waburaye byagenze. Ikibazo cyanyu mwigira abakozi b'Imana kandi nimwe banyabyaha bambere. None se ubonye inkozi iki? Hari icyaha ubonye nkora? Abapasiteri nibo babaye indaya muri iki gihe. Ibyo ngibyo uri kubivuga nkawe wabigaragaza. Wakubaza ngo zana umupasiteri w'indaya wamuzana. Umwese babiri se. Reka mbisobanure. Ba diakoni, ba diakonese, abaririmbye. Kwa kundi ngo bagiye ngo muri nibature umwana w'umukobwa w'imyaka 17 16 akabyuka saa 9 ngo bagiye muri nibature gusenga. Naho agiye gusura umutipe muri geto. Suko babatera amada atateguwe. Ariko yakareka twumvikane. Gerageza rwose kandi wishime sinzi byakurakaje. Ntabwo ngiye narakaye reka mu. Ese kuba nje hano niryo bitumye uyisundakarira nta no ku. Oya ntabwo ngiye nkurakariye. Nukubwe nguru umukozi w'Imana. None iryo jambo ko kuba ndi umukozi w'Imana harubanzi wawe ntaba. Oya kuba umukozi w'Imana simbikubujije nta nicyo bintwaye. Urumva? Ariko ngende kubabwira ibyo musigaye mukora muri iki gihe. Ariko si bose ariko barahari. No twebwe tuvuge kuri babandi bakora ibyiza, abo bandi tubihore. Oya ngiye kujya gusenga n'uburenganzira bwanjye. Teo jo muri ntago bamufatanye ngufu. Ariko ibyo bintu bya Oya Teo ntago bamufatuye ariko ngo nguvu mu kabotike. Ibyo bya Teo se byo bije gute? None akajya kunywera muri botike si pasiteri mukuru. Ibyo bya Teo uri kuvuga rwose reka tube ibyo by'inzoga Teo. Nta nubwo ari we gusa. Hari abapasiteri nzi benshi banywa kanyanga. Nibo batumufatira banywa za ngufu. Ibyo rero byo kuzamumbeshya ngo mfukame mu nsengere muri konsege ibyaha byanyu. Jamais de la vie. Nzisengera pe. Ubaye nka bya bindi bavuga ngo umukobwa bumwe agatukisha bose. Ibyo bintu niba bo babikora Teo si pasiteri, cyo ni icyambere. Teo ni umuhanzi. Ni pasiteri w'umusitari. Ko mwigize abasitari saba pasiteri mwese bige ko mwabaye abasitari. Nimwe musigaye muri y'abana. None se mu byukuri ngiye naje kukureba niteguye. Naje kukureba niteguye ko hari ivuga butumwa tugiye gukora. None unyakiriye na. Ivuga butumwa ngiyewe rwose tuganira. Subundi wasengeraga. Ngiyewe gusenga. Taraba umupagani. Gusenga nge nsengera muri Roho Mutagatifu. Ngiye ntago meze nk'ababandi birirwa bahinduranya amadini. Ngiye ndi umukatolike. Umukatolike. Nubu kuri geto ngiye ahantu. Ni nyuma y'inzu yanjye hari icyumba cy'amasengesho. Birirwa bari gusenga baranyinginze ngo nzagende ngo mfukame ngo bansengere.
ariko baramutse bagusengeye bwahinduka. Njye ndi umukatolike ntabwo nshobora kuvangavanga amadini ngo mvuye ejo muri katolike ngiye muri ADPR mvuyemo ngiye muri Témoin de Jéhovah ndi kugenda nkatakata mu madini. Nzaguma mu dini ryanjye rimwe. Mbese ubu nibura ku cyumweru ujya muri misa? Ku cyumweru ku cyumweru nshobora kujyayo nubwo ntaheruka kujyayo, ariko ndi umukatolike nsengera iwanjye ngiye. Nsengera iwanjye. Ariko biba bikwiye kuko na Bibiliya iravuga ngo wibuke kweza umunsi w'isabato uterane n'abandi. Sabato se ndi umudi umugabura. None se iyo sabato nyine ugomba kubahiriza kuko ni amategeko 10 y'Imana. Ntabwo yemera se? Uya amategeko 10 y'Imana ndayemera. None se kuri kuburana. None se ko mu mategeko 10 hari ahantu havuga ngo ntukifuza umugore wundi. Mwebwe mukaba mwaramaze abagore baba. Ibyo by'abagore ukomeza kuvuga waramfashe. Oya ibintu uri kuvuga waramfashe. Nago nagufashe. Mu mategeko 10 y'Imana hari ahantu rwose havuga ngo ntukifuza umugore ariko ntawe umwifuza. Ariko abapasiteri bari hanze wenda wowe urumwe. Oya wivuga abapasiteri bari hanze niba ufashe umuntu ba diakonese ndakubwiye ko abavuga butumwa uyu muntu kumubwiriza byarakaze. Je nago nabura kubabwiza ukuri. Iryo tegeko koko abapasiteri murarikurikiza. Ntukifuza umugore wundi. Umugore se ubwo umupasiteri utagira waruzi ko buri umuntu udafite umugore atemerewe kuba pasiteri? Udafite umugore. Noya nago mvuze nyine none se wafashe none wowe se bundi ufite. Byari umupasiteri nifatiye mu kabari. Rega burya kabari ari gusambanya umugore w'abandi. Nuko navuga izina rye. Ese wamuvuze? Naramwifatiye naye ndi mu kabari. Ari gusambanya umugore w'abandi kandi yasizwe mu rugo. Pasiteri nya pasiteri. Uyu wongo ubwo nyine abari babandi batagize. Barahari rwose umupasiteri uzwi nakomeye mu itorero. Aramwifatiye. Anywa primus kubi. Ariko ibyo bintu n'ugusebanya. Kubona diakonese. Ibyo bintu n'ugusebanya yaka abantu bari kutureba batagira ngo ibi bintu nibyo ibyo yakavuga ngo abapasiteri ngo barasambana. Ibyo n'ugusebanya nawe ubireba rwose ntubigendereho ahubwo ndagira ngo nge burareka ngo tumire. Ku cyumweru dufite konseri i Nyagasambu. Konseri y'iki n'iziki? Ni konseri yo guhimbaza no guhimbaza Imana. None hari ukuntu musigaye muhimbaza Imana ukagira ngo none ni ndomboro ya soro ukagira ngo ni ku gisimenti. Umuntu koko ajya kubyinira Imana ukabona ari kunyonga muri kunyonga mbese ubwo koko. Basanga ariko ibyo ibivuga wabona bibonye. Basanga abagore bari gukubita ikibuno mu rusengero bari gukubita ikibuno. Ese ikibuno si Imana yakibahaye. None se ubwo koko n'ugusenga. None umuntu agiye gusenga. None ubusanga ngo umuntu agendeye Imana kuyiririmbira gusenga ntitugafate. Oya buretse mubwire. Gusenga Imana ni Imana tujye tuyuba. Ari ugusenga Imana uko wasenga Imana tugomba kuyubaha. Nubwo wabyina ari ukabyina neza mu kinyabupfura. Ari ugasanga umugore ari kuzunguza ikibuno ukagira ngo ni Imana yakiremye. Imana yakiremye. Ari ugasanga abagore bari gukubita ikibuno ukagira ngo ni guma yabaye. Nta kibazo kuko ni umubiri we ni Imana yakimuhaye reka rero yishime. Ukagira ngo ni konseri yabereye muri arena. Kumeze insengero z'iki gihe. Oya yaka nuko impamvu ndi kumva tutari guhuza. Oya ari gusenga Imana uzarebe uburyo abakatolike basenga, urebe uburyo abayisilamu basenga, urebe ko baba bari kubyina ndomboro ya soro nka aba ADPR n'abadive. Warabona abayisilamu basenga bari kurya imiziki. Warabona abagatolika basenga bari kurya umuziki. Naho mwebwe murya umuziki ukagira ngo ni konseri yabereye muri arena. Ibyo ngibyo urabeshya. Ngira ngo niba Imana yarakuremye igaguha umubiri wawe yishimisha. Muri Bibiliya haravuga ngo nzashimisha Uwiteka Imana ibyo ntunze byose. Uhereye ku mubiri wawe ukagera ku matungo yawe n'abana bawe. Icyo nashaka kuvuga gusa ntawansengera nzisengera nta uzamburana imbere y'Uwiteka. Tuzagusengera mu izina rya Yesu umwuka wera kumanukire wambara imbaraga uyu munsi nzashimishwa no kuzakubona ukorera Imana. Imana iranzi iranankunda
ebana yankuye mu bibazo bikomeye, yanyishije amasasi, nkiza ibintu byinshi, Imana ndanayubaha. Ariko kuvuga ngo nzapfukame ngo umupasiteri ndambureho ibiganza ansige ibyaha bye, jamais de la vie. Aho niho ugomba guheraho Imana yagukuye ukayishima ndetse ukanayikorera. Ndi kukubona mu isura y'ubupasiteri mu minsi iri imbere, kandi ndaguhanuriye ugiye kuba umukozi w'Imana ukomeye. Keretse uvuze ngo wenda nzaba padiri, ko ndi umugatolika nzaba pasiteri. Ariko wemera ko ahantu hose Imana ihakura umuntu. Ugiye kuba umukozi w'Imana ukomeye, ndaguhanuriye. Hose basenga Imana, ntawe usenga Satani. Haba muri ADPR, haba mu bakatolike, bose basenga Imana. Haba n'abadive, bose basenga Imana, ntawe usenga Satani. Aho wasengera hose uri gusenga Imana. Ariko rwose iyi sahani igeze, reba ikintu cyitwa ubusambanyi, haba mu madini no mu matorero, bireze birakabije. Gutanga ingero zabo basambanyi birakabije rwose. Ubundi ngewe rwose ndashima Nyagasani kubona hingejeje, narangije umwaka amahoro, Noheli nayindiriye neza kugeza ku bunane. Antuka vraiment ndashima Rurema ungejeje magingo aya, ahubwo Nyagasani azamfashe n'uyu mwaka dutangiye nzawusoza amahoro. Uzawusoza amahoro, kandi ndi kukubona mu ishusho y'ubupasiteri. Imana ikomeze ikurinde rero. Nzishimira kongera guhura nawe turi nko mu rusengero. Ahubwo se iyi cano yanyu bayita iki? Iyi cano yanyu iyi ngiyi turiho bayita Sorowamu TV. Sorowamu TV, umusozi w'amasengesho. Sorowamu TV. Abambonye rero kuri Sorowamu TV ni ngewe Yakamwana aka Mobimba. So subscribe, comment kuri Sorowamu TV. Ebana nibyo navuze, muze gushiraho commentaire. Ciao ciao.